Narebye kuri interineti ikiganiro Sina Gerard yari yakoze atuye umugabo mbona kuri ibintu byinshi cyane. Ngira ngo n'uwo ari we wese yagira ingorane mu bitekerezo, uzatangira ntinzahera he. Izo nizo ngorane abo bandi bagira zitari kuri njyewe, kuko ubuhinzi nabutangiriye iwacu. Umuntu uzabitekereza ninde? Mvuga Sina Gerard, iyo umuntu atambutse ukabona imodoka zirahagaze ziragura ibintu yakoze mu bihingwa bye, niwe wabikoze kuri Nyirangarama. Niyo mpamvu kenshi mpera ku rubyiruko, utangira kugera igihe cyo kubazwa umusoro w'igihugu, utangira kugera igihe cyo kubazwa icyo uri cyo, n'ubundi hari n'icyo nawe utangiye kujya winjiza. Nakifuza ko hari abantu bafite ibyo bize ku bintu byo gutunganya, nagira ibyo mbisabira cyangwa mbaganiriza baramutse bahari. Umujyi wa Info, nyuma yo gusura umuhinzi ukiri muto Dusenge Theoneste wo mu karere ka Rutsiro, tukumva inzozi ze aho atahwemye kutwereka ko yibaza byinshi kuri Sina Gerard ufite entreprise urwibutso izwi nko kuri Nyirangarama, ndetse agakomeza no kutwereka ko ahora yibaza uko yazagera ku kigero nk'ike. Byatumye Umujyi wa Info twifashisha ikiganiro twagiranye na Sina Gerard nk'igisubizo ku bibazo Dusenge yibaza, kimwe n'urundi rubyiruko rukora ubuhinzi, ndetse twifashishije iki kiganiro nk'igisubizo ku rubyiruko rwitinya ndetse n'uruvuga ko abakora babiterwa n'uko baba bafite igishoro gihagije. Nkanjye hari ibintu narebye kuri interineti ikiganiro Sina Gerard yari yakoze atuye umugabo mbona kuri ibintu byinshi cyane, uwambuza nawe byibuze n'iminota mikeya. Yego ntabwo byashoboka kubera urwego arimo, ariko byibuze nta kintu namukopera koko se bikanjyana kure. Ariko ibintu by'ubanza atari banga kuko abivuga ku maradiyo no ku mateleviziyo. Natwe hano ku Mujyi hari ikiganiro aherutse kuduhereza, akavuga uko yagiye abigenza. Arabivuga ariko ntanagiye kure, numva bijya gusa nk'uko nawe uri kugenda ubigenza ushobora kuzagera kuri icyo gipimo. Kubera ubushobozi buba butarafatika cyane n'abantu umuntu abana nabo, urumva ngaho uretse kuba wabitekereje ukabatereka ngere mu cyaro uko bigenda, se undi muntu uzabitekereza ninde? Mvuga Sina Gerard, iyo umuntu atambutse ukabona imodoka zirahagaze ziragura ibintu yakoze mu bihingwa bye, niwe wabikoze kuri Nyirangarama. Byose yarabikoze, ingeri zavuye mu butaka buraho, imitobe, inzoga ukabona abaturage baranywa, zose niwe wabyenze, yarabitunganyije, ni nawe wabihinze. nabonye yarakoze na biswi, ni mu bijumba yahinze. Ibyo byose binjyana kure. Ati kuki se ni ukuvukira mu cyaro, ni ukuvukira hakenye. Ariko umuntu aba afite amahirwe ye, ariko n'undi ntiyabura kwifuza. Nakifuza ko hari abantu bafite ibyo bize ku bintu byo gutunganya, nagira ibyo mbisabira cyangwa mbaganiriza baramutse bahari, baza kabisa, baza tukiganirira bisanzwe, ariko ngagira ibyo nkuramo. Nabo kandi ntibabura ibyo bagukuraho. Aho twakunganira ko ujya mu kiganiro ni ukungurana ubumenyi no guhererekanya amakuru. Ibyo byaba ari byiza, kuko agize icyo anguraho nawe byanezeza, kumva ko umutwe wanjye watekereje ibirenze ibyanjye gusa, watekereje n'ibyo undi muntu yakuramo ubumenyi. Byanezeza pe, byanezeza. Dusenge reka tugushimire, urakoze cyane. Ngira ngo n'uwo ari we wese yagira ingorane mu bitekerezo, uzatangira ntinzahera he. Izo nizo ngorane abo bandi bagira zitari kuri njyewe, kuko ubuhinzi nabutangiriye iwacu mu mirima y'ababyeyi. Nta ngorane kuko sinagiyemo ngo bankuremo bambuze guhinga. Ugize amahirwe wabona umwana wibwirije guhinga, ahubwo baramfashije. Kumfasha no kungabura neza no kunshishikariza kuntoza guhinga. Ibyo ndabikora.
ndangije nyuma uko ngenda nkura ngera mu bindi bikorwa ngenda nagura noneho na ya mirimo y'ababyeyi ndongera ndayagura. Nta kwinjira mu buhinzi, niba hari ahantu heza ni mu buhinzi, kuko ntacyo wahinga ngo ukijyane ku isoko gitahane. Mbese abantu baba bafunze kongera kurya, ntabwo bibaho. Gusa ni byiza no guhinga nanone imbuto, ibihingwa bikenewe ku isoko n'igihe cyabyo ukamenya n'uko bijyanayo. Ikindi ukibanda, iyo nawumvise navuze ubuziranenge, ukihatira isuku, kubahiriza ikintu ukagikora uko gikwiye gukorwa. Niba ari imitobe ni imitobe, niba ari ibisembuye birasembuye, niba ari ikirungo ni ikirungo. Ntabwo wafata akabanga ngo ugasuke kose uko kakaba mu biryo uzabishobore, uba warengeje, kandi n'ubundi umuvuduko urahanirwa. Kandi ni nayo mpamvu buri kintu cyose ugomba kugikora ukagikorana ubushake. Reba nk'ubu navuze nizigama, akandi n'aya mazi nayo se wagize ngo mu bidukikije, mu bikorwa remezo biriho, mu bintu by'ubinyabuzima bavuga ngo amazi ni ubuzima, nayo ni aya ngaya. Natangiye guhinga mbona amazi atambuka, ariko nagize igitsina byihangana kuko nzi ngo amazi ni ubuzima. Icyo bisaba ni iki? Ni uruganda rw'amazi, ukayasukura akajya ku isoko agafasha benshi, kandi natwe akadufasha. Icyo ntasimbuka rero, nongere nsubiremo ku bijyanirana no guhangayika no kubura amizero mu buhinzi, bishakira umwanya uze usure kuri Nyirangarama, kwereka ibintu binyuranye, aho umuntu ahera, uburyo bworoshye bwo gutangirira ku biciriritse. Ntucike intege, ntutekereze ngo ninjyemo nzakuramo iki. Hanyuma icyo cyizere nukijyanamo, niyo mpamvu kenshi mpera ku rubyiruko, rutangira kugera igihe cyo kubazwa umusoro w'igihugu, utangira kugera igihe cyo kubazwa icyo uri cyo, n'ubundi hari n'icyo nawe utangiye kujya winjiza, ugakunda ukabera ababyeyi igisubizo n'igisubizo ku gihugu cyacu. Kuko ubuyobozi bwiza uhereye ku nzego z'ibanze, inyigisho no kurinda ibyagezweho, ngira ngo niho uhera, ukuzamuka kugera ku mukuru w'igihugu adushishikariza muzi ukuntu akunda ubuhinzi, ashishikariza abahinzi ntibivanemo ikintu cyo ngo umuhinzi agomba kuba hari umukene. Mpamvu umuhinzi ntabwo ari we wavuga ko warazwe ubukene. Uwarazwe ubukene ni uwanga gukora akazi, akajya mu muhanda ashaka iby'ubuntu. Uwo nguwo ni we umunyabibazo. Ariko winjiye mu buhinzi ukamenya, ukagisha inama, cyane cyane nko kwegera aho bashobora kuguhugura, turahugura tukanabyigisha, ndetse kugeza ubwo dufata n'abo bana b'abahinzi. Kwiga materineri na pirimeri ni ubuntu, ntabwo muri College Fondation Sina Gerard hishyuza umwana urimo kwiga mu kiburamwaka na pirimeri, kugira ngo natwe dutange indi nkunga ku munyarwanda azamuke, nibura nk'uko umukuru w'igihugu yifuza ko buri munyarwanda wese akwiye kuba azi gusoma no kwandika, ibindi bikazamuka ari inyongera.